hagarara shasaka yakanga yabwana yakanga ya gatatu saka ati oya iya gatatu wanavuze ya mbere wanavuze ya mbere ntacyo aje ntanga zingahe menyutse jiwe we tangaho banzi tuyizacu nzamese enye kibane itonde oya nawe shinga komereza ikoye nukunyerekanira inka nayibonye amakuru ki aba baturanyi bawe amakuru yabo rwose nanjye mbona nta kibazo cyabo niba rundi aro twahuriye mu kabari ariko mbaza kubijyanye n'intuze twajyaga gufata inkunga ariko naramusobanuriye nti iturufu niki hari ntago ngewe nkijyayo ntago kijye gufata iyo nkunga iraye mu cyiciro cya mbere niyo ndi kuvuga kujito kiyo nukubeshye aka narabisubitse ntuze umuntu yagufasha umwaka umwe imyaka ibiri ntuzi ko n'abana tujya gutangiza amashuri bagenda bimuka agahera mu wa mbere akageza akarangiriza muri za kaminuza nawe narazamutse icyiciro cya mbere ndagita ubundi gushaka no kukikuzamo bwite ikintu bavamo nge sinakivamo nubwo wanyica sinzi kamaye uvanga komeza ikindi ninde twaje gukina ni wowe ngo nizanye se mwarihe rya kampeke gutyo uvuga ngo ariko ntabwo turi butsinde pe hanyuma se turetse ibyo intuze by'ibyiciro byo intuze iwawe simeruka igenda uvuga ngo ugiye kubaka akarima k'igikonira warakarangije muri igikoni ko nakarangije uretse ko byanapfuye kubera ntabwo wuhiraga se akarubine yanjye gezeho biranga ni wowe ukina wari wanatinda gukina ni njyewe ukina ntabwo wuhiraga naruye ngize ndarambirwa ndabireka kuko nabonaga biri kunesha uzi ko jewe n'abana bo kwanje batarya badatuye amazi yo kuhira akarima k'igikoni ntabwo nabibagaburira buriya kari akarima k'igikoni kadufasha mu bijyanye n'imirire myiza hahandi ubunganya buriya mwumva ngo abakire ngo nibo barya neza nawe rega warya neza kandi ukennye reba ujye kubona uko uhemba buriya nureba nka turiya tuboga turiyo dusoromye ukaba ufite udushyimbo ukaba ufite utujanga ibijyanye n'uburiye kuko ntabwo ujya unabyumva ngo wariye ibishyimbo nganya n'uwariye inyama injanga gusa injanga ndagara ngo zishobora kuba ari iza mbere niko numbiye numva ariko wivuga ngo zishobora kuba iza mbere ko n'iza mbere kuko buriya mu ntungamubiri nazo zizamo cyane iyo wadufasha utu twose ukatuvanga ukaduha umwana ubundi ibyo biganiro murimo ni bwoko ki kandi bimara aha nagahiye yatubiye nyine akira mbahe shani ubundi bwo iyo wadufashe rwose ugaterateranya umwana wawe ashobora kungana n'abandi b'abakire wumva hari n'igihe anamuruta bari abadamu b'abakirarige rega batita ku bana babo ugasanga baheze mu kazi bakabagabiza abakozi mbese abantu bameze neza barira ubwecere cyane baba bajegera bameze neza cyane waba undi ufite gahunda no kubyibuha niko kuba igihe cy'ubwecere nibyo ariko ni izanyu bwana ko biba biri bwana nayo umukino nawe ndakina twatsinze ni mubare twaba watsinze nasa uri kubona ko reba ariko abazungu imari ikarita habamo imari zingahe tuzibare nyine zihari reba hano eshatu enye twatsinze yewe cyangwa ahubwo se mwari iki umva ku bitanu ahubwo twabatsinze yego mwana none se ahubwo ariko jewe muri no kunyuma hari ibintu naje kukubaza nubwo washatse kunyumira nkaho kugira tuvuga ibindi bijyanye n'uburima bw'igikoni n'iki ntabwo wambwiye uburyo kidashaka kuva mu cyiciro cya mbere kandi ufite amaboko kandi uri no mu bantu bakomeye bafite imbaraga mbabwiza ukuri igihe cyambere ngewe ngiye ngo nyivemo ushingiye ku kizobanga kukivamo kandi hari abandi nabo bakiri ari gutinya kwishyura mituweli mituweli yanjye ni ubuntu ntambwira ibiki ndava none se nibura bagufashije imyaka ingahe imyaka nk'ijya nko muri 6
6 ufashwa na leta na leta kandi kandi wumva udashaka kuvamo gusa bavamo gute mwana none se ubu nta bandi bavutse badafite ubushobozi abo ngabo nabo bazagirirwa igihe cyabo nago napfuye navuye ubwo se uwo wabyaye we nawe nashaka gufashwa nkawe nabyo ntacyo azafite amahirwe nk'aya ubwo uri kumva utari kuvuna leta uri kumva utari kuvuna leta kandi ayo inshingano yayo niwe se kayo binyibwiye nayisabye umva rero ngusobanurire ugiye tuvugana singiye kukubeshya baramfashije pe byanga bikunda yewe bamfashije babanje nta nka bampaye ntaki bampaye amafaranga 11,000 kuko urabona nyine ko baguha bakurikije abana ufite n'iki aya mafaranga 10,000 nge nabyaje umusaruro pe nta fumbire nagiraga karya gasambu kepfo kari karananiye nagiye nguramo akagurube akana ariko nyine hari n'utwo nabanje kwikenuzaho nkajya mbika 5 ko bayampaye andi nkayikenuza nguzemo icyana cy'ingurube cyaje gukura kirakura bampaye 70,000 kuba kuyorera banyorera se nakitayeho icyo gihe n'abana nabashishikarije kujya bahita ku ngurube kuruta ibindi niko kazi nabo bakoraga nkazinduka njya mu murima agafumbire nkuyemo k'ingurube burya nayo ibyara ifumbire rega nayo muri bya 70,000 nasaga yarongotse inka bamuhaye se yo ntago yamugiriye umumaro we baguhaye ni bamaye ninka ngewe ninka rwose nziza cyane none ngo ntushaka kuva mu cyiciro cya mbere nose bava mu akibaze bari kugira umva mubwiza ukuri ahubwo ndifashe mbaye ko mbyeraje giye kuva mu cyiciro cya mbere ntabwo nakivamo kuko jewe banze yego urumva nako ndaba nkubwira mu kanya banze uvugane n'wa mugore wawe atavakaza rekanze tuvugane rekanze ndaje ngutere bipe abantu ndi ndaje ni wanayibona nabo wayibona kabisa wayishize he siyo iyo rekanze ngo hamagara mama ni hene ndayigurisha bari yabyese wayigurishije ni yayo byose narajyanye natanze ni hene urayigurisha inka yarayigurishije ni yayo yarayigurisha wara nayigurishije mbega kandi yari yarabyaye byose nayigurishije nuko nabigenje rwose nta kundi kandi bazama n'indi wasigaranye agahene konyine ko ubuzi ko jewe uyu munsi tuvugana babandi baza bafunguza je nabasha kumufungurira nihaza mu biribwa kwanje nkahaza ku mafaranga 11,000 bampaye ubu ndakubwiza ukuri ko uriya mwaka ugiye kuzusibye imituweli bantangiriye y'ubu ntago nzongera gutora mituweli y'ubu nzishyurira mituweli yo ubundi bwo iby'ikarita reka mbere tube tunabetse mbanze ngira inama uyu mugabo iyo nka baguhaye ibyaye ikimasa kigura ngahe mamaye igitanze ikimasa cyayo 150 wayakojeje 150 naguze ngewe nta kintu nshobora kukoza ngewe sinzayabika ngo nzatanga mituweli sinzayabika ngo nzishyira umwana ku ishuri reka da byose ni umutwaro wa leta kabisa ni inshingano zayo mbega leta ntikeneye kuba yatwubakira umuhanda uri uva hariya ruguru ku gasoko ugeze inaha izagomye kwiteho leta ubu se amazi tuyakuvamo hari hepfo ku mubande leta iyoboye ko twagira ayo mazi uramutse uvuyeho bakakurangiriza wabugwa n'iki yuko sibyo ngewe sibyo amafaranga ngewe wimo ntago ari amafaranga menshi kuburyo yayihombye kuko none se iyo ugiye ku murenge gufata ari amafaranga muhurira muri nk'abanga y'umurenge wose gereranye muri benshi noneho si umurenge umwe ngaho kuba imirenge yose iri mu gihugu abantu bose batekereza nkawe bakumva ko ayo babahaye inka iguzi iry'itanu 150 wakuye mu yayo ntacyo yakumarira nta gasambu waguramo kandi jewe bose ejo nta mituweli watanga ejo bundi navuye gufata ifumbire y'icyo cya mbere umurenge cyiciro cya mbere bayimaye nshimye kuyibonye nganshimye kuyibonye iyo fumbire ngaho yikube mu gihugu cyose abantu bameze nkawe nshimye kubazi nusanga ari nka miliyoni igihugu gifasha muri ubwo buryo igihugu gisonere nk'umwaka wose kitabafasha barifashije wumva ayo mafaranga ikintu yamarira igihugu uzisuye umutipe ikibazo afite yumve nawe yavamo imihanda yavamo ibigo nderabuzima yavamo ambulansi itwara ababyeyi bacu bagiye kubyara yabonye ari mwera gusa umubwira kwineza ubwo si ibyo bintu numva ntacyo we wakwibwira ngo uhinduke nta kintu wambwira njyewe wapi burya jewe nuko nguko cyetse ifilime ivuze kavuga ngo wowe nonde gutangira mituweli mu cyiciro cya mbere ubu nibwo nzatangira kumenya yuko ko bancukije mu myaka 17 19 atarava kwawe abakiri umwana wawe nanjye rero umbwiza ukuri utabeshye utubwije ukuri utabeshye nyine ufite kuri konti yawe amafaranga ngahe
kuri konti kandi buri kwezi mpembwa ikibazo nyine gihari none se mutipe nyine ngewe kandi buri kwezi mbanze kumufata amafaranga bazajya bakwihera banyihera kuko ni inshingano ibintu nkubwiye ni ukuri leta iramutse ifite abantu nk'amwe gutyo bateye uko uteye ntabwo byagenda neza kandi ayo komera ako simperuka waratorewe njyanama y'umuryango enda hano tukumubaze ngwino mubaze uyu manzi niba mutoreye njyanama y'umuryango komera cyane maze komera nawe nze mubwire icyo kibazo wumva inama yawe dore uyu mugabo yicara ari uyu mugabo saga ubona leta nawe urabona nyine nawe ko ari mu cyiciro cya mbere urabizi nanjye urabizi nanjye ari mu cyiciro cya mbere ntabwo nari mbizi yahawe n'inka y'ibidese yanga niyo bamuhaye agira inka yarayihawe yanzi ko ariyo yaguze niyo ngira ngo yarayihawe nanjye rero urabona nanjye ko najyaga gufata turadufaranga two kumurira kandi membwa buri kwezi nubatse umubiri nubatse umubiri ariko nta kibazo bintu nkaye ngewe kandi membwa buri kwezi ubure usanze ndi kumugira inama njemba nakorewe ngewe ari inkorera buriya usanze ndi kumugira inama ese saga wowe icyo cyiciro cya mbere uzavamo ute kuko gihe nyine ugende mu marembera yacyo nararangije urebye ndamubaza nti saga wowe uzakivamo ute ngo harira abandi nabo bafashwe urabona hari n'abandi nabo bakeneye gufashwa ariko saga wahoza mbwira ko ngatakivamo unashobora ngo mituweli y'ubuntu ngiramufasha barabana bose se ubundi inka nayo bamuhaye ngo yarayiriye byose nese saga uzi impamvu hagiye icyiciro cya mbere uzi impamvu icyiciro cya mbere kibaho ntabwo impamvu nyizi ngenzi ko impamvu yacu icyiciro cya mbere gishyirwaho kugira ngo bafashe abantu basa nkaho bari inyuma y'abandi babafashe babazamure ubundi leta nta nubwo yifuza ko habaho icyiciro cya mbere ni ukugira babafashe nabo bazamuke batere imbere babashe kugera ku rwego nk'urw'abandi akusaga reba nawe utekereza icyiciro cya mbere umuntu uri mu cyiciro cya mbere ntashobora kwaka inguzanyo ntabwo se ntayo baguha ntabwo kandi uri umutungo wa leta nawe ubwawe rega nawe uri uwa leta mbese ubu baguha inguzanyo uzayishyura uyavanye ko baba bazi yuko uri umukene akagenda ntabwo umuntu uri mu cyiciro cya mbere ntashobora kujya hanze y'igihugu ariko nawe bitekereza bataguhaye inguzanyo bakomeza bakagoma ibyo bintu byose inguzanyo wowe ushaka gukora akayiki sindabyumva sinakumva ibyo ubu se mubaze ikibazo ubu se bibaye ngombwa ko muri ba barumuna bawe ko nabonye harimo bamwe bari gutera imbere bazamuka nk'ubu mugiye kumva ageze za Kenya niyaba agakenera kwimura umuryango we wowe wumva yakujyana ntabwo jya bahindura se wahinduza ute kaguhinduza ute kandi babona n'ubundi cyiciro bagushyizemo babona ukiberanye nacyo birasaba ngo ukore utikoresheje cya cyiciro babone koko nawe wakirenze naho udakoze ndakurahiye ubu watunguka imbere ya gitifu ngo nshaka kuva mu cyiciro cya mbere urumva kandi bazi neza yuko ugifite inka yabo urumva neza bazi yuko bakikwishyura ubu se wabisobanura ute nureba ntabwo nakubeshya pe icyo cyiciro cya mbere ugomba gukora ukakivamo twese twagiyemo ariko twavuyemo nawe utekereza nawe ureba ukuntu urakana reba uriya muturanyi wo hepfo hari Habimana ntabwo akibanjemo reba inzu azamuye ntabwo uri kuyibona reba inzu azamuye uriya sharambwa ngo cya cyiciro cyakirimo uriya yavuyemo byarangiye kandi twajyanaga tekereza bari abasaza bose bakivuye muri kuyu aracyakirimo umuntu ukomeye nkaho koko ubu nta muri kumvamo ndumva ari danje kabisa ziko ngiye kujyamo nk'ubu kamwiza ukuri mbabwire ubu ngubu ngize wenda bakavuga ngo uje gufata amafaranga 12 ya nyuma cyangwa 11 ya nyuma ayo mafaranga reka nkwigire umushinga ntekereje ikintu tugiye kugutiza amafaranga wowe mutiza amafaranga akazayatwishyura nyuma n'ubundi bayamuhaye n'ubundi ahubwo byaba kumva bahora mubwiza kuri pe reka nkwereke ufite imbaraga nizo guhinga hari ahepfo hari ahantu nzu umurimo nyirawo ari kuwukodesha reka shakamo 15,000 ivyo 15,000 ndi kubwira bari gushakamo nk'uwo murimo araje bavuze ko baguhangaye hari 12 rwaraburaho bitatu turemera kuzayagutiza mpaka igihe uzayabonera nta kibazo tugiye kugutiza ivyo 15,000 bitatu biri kuburaho ivyo 12 n'ubizana uzabiduha tugiye kuyatugukodeshereza uwo murimo urabona ko ari n'igihe cy'ihinga uhinge bamuhaye n'ifumbire n'usarura ifumbire bavuze ko uyifite ntuzabona ubuhinge n'ubusarura
nzahita nkurangira ahantu ugenda ugura icyana cy'ingurube ushobora uzagure 2 nawe wizamura nawe utera imbere nk'abandi ahubwo ibyo nivyo rwose ndikubeshya ntabwo bishya rwose ingurube amezi 6 tuyibamo niba mwimenyere kumiza ngo gazi 12 mukamuyanije akose ko kugura byemeye ndabyemenge ndi seriyeje ntabwo ndi ntabwo urebe ko wavamo rwose kuko ibyo ntabwo uramukuvuyemo nihavamo ubu nureba hagize nk'abandi bigisha abandi nkawe bakabigisha abantu n'ijana abantu 100 iyo mugiye kuyatora rimwe 12 si 120 120 wari uzi ko yavamo amabati yubakira undi muntu utishoboye leta ibiti bibifite twajya kumuha umuganda ibiti tukabizana amabati akavamo 100 ibyo 12 ubwo nta kundi ubwo ndajya kuzi wawe ujye kuziwanje nanje ndayafite mu rugo ubwo ni bingahe ni 7500 nanje ndayafite mu rugo tuyashiraho gende tugukodeshezo murima ndagukwereka ni harya hepfo hari akumoto gusa nanje gusa umva mubwire nanje uyu mwaka ngomba kukivamo myanda kose numvaga nje rwose rero umwanzuro ahantu waba ukabutafata inguzanyo twagira gusa oya twamaze kurakara nizo nanje kuri wa mugabo barayifata tofiri hari kimasa yarambwiye ngo nze kukireba ngiye urumva ngiye kugura ikimasa nawe ejo bundi wakigura kandi reka njye kumureba nta kibazo reka njye kumureba ubwo gahunda niyo ngiyo cyoke gusa ariko nta kundeba ndazo ngurebe reka remure saga urabona ko iki ni cyo cyiza cyo kuganira n'abandi nicyo cyiza cyo kuganira buriya mugabo yadacaho ngo murembuze urabona ko twanamutora ntabwo nabyumva gutora abantu burya tugomba kujya dushishoza dore umuntu uzatugira agaciro urabona uriya ni njyanama y'iki y'umuryango ariko umva ko ibitekerezo abatugiye n'ibizima yemera no gufasha gusa rero kujya gutora nje mugatora mutashishoje uza gutora umuntu ntagire icyo kugezaho gusa rero ko buri wenyine ntabwo bimunshoboreye ntabwo ushoboye pe nafunze nanjye rero nakubesha mugani ibi ngibi n'uyu muntu maranshaka mu rugo reka nzamuke njya kumureba nawe ukobwa se ubwo ubusa twakina turi batatu gusa nari bite ubwo nyine nzamuke nanjye ndanda ubwo tuzawe umwanzuro n'uwo turawemeje aho bundi harimo n'abantu kuko n'abantu basigaye barutwa gusa ariko ntacyo wakugeza hano gukina cyangwa ikibazo wamerekeza turagenda tunaganira